Yes, nongeye kuguha ikaze wowe ukurikirana YouTube channel yacu, YouTube channel iguha ubumenyi bugiye butandukanye, mu buryo butandukanye muri kariyeri zitandukanye, nk'uko nabibabwiye rero, nzabagenda mbaganiriza ku bintu bishobora kukubyarira inyungu, bishobora kuguteza imbere. Uyu munsi rero turacyari kumwe ku bworozi bw'inkoko. Muri video y'ubushize nabasobanuriye uburyo ushobora gukora ubworozi bw'inkoko, nk'uko mubibona izi ni inkoko z'imishwi naberekaga zo gutangiriraho. Imishwi yo mu bwoko bwa saso, natangiranye imishwi 50. Kugeza ubu hamaze gupfamo 2, imwe izize accident, indi nayo ariko urebye zose ni accident, kuko imwe yaguye mu mazi, yaguye mu cyobo cy'amazi irapfa, indi nayo iza kugwirwa n'igikoresho ziriramo. Murumva ko rero urebye ubuzima bw'inkoko bitewe n'ubwoko bwazo bugenda butandukana. Rero nabasobanuriye ko umushinga uzatangira, mbabwira ubwoko nzakoresha. Ubwoko nahereyeho ni ubwoko bw'inkoko za saso. Saso rero ubundi ni ubwoko bwakozwe cyangwa se bwatunganyijwe ufashe inyarwanda vangwa n'inzungu, bityo bituma habaho ubwo bwoko. Ni ubwoko bwiza bushobora gukoreshwa buzana amagi cyangwa se butera, ikindi kandi buvamo n'inyama kubera ko zigira amasake meza. Ushobora kubikora rero cyangwa se kuzorora nk'umushinga w'amagi cyangwa se umushinga w'inyama. Inkoko nziza mu buryo bwo kurya cyangwa se bw'amagi, byose ubona ko bijya kumera nk'inyarwanda. Inkoko urya ukumva umeze nk'urya inyarwanda, kuko uba ifite icyanga, ikindi kandi ikaba ikomeye kumwe urya inkoko y'inyarwanda ukumva ko atari ibifufuma. Izi ni inkoko nziza rero, ku isoko usanga zinahenze, kuko zifata igihe kinini kugira ngo zibashe gukura. Ntago ari bimwe bimeze nk'ibizungu bikurira amezi 3 bitewe n'imiti babitera. Izi zo rero simvuze ngo nta miti zikoresha, ariko ugereranyije n'izindi nkoko zo zikura zidatewe imiti myinshi ituma zikura cyangwa se zibyibuha. Inkoko z'umwimerere mu by'ukuri ushobora korora nawe ukabasha kurya inkoko nziza, cyangwa se ukarya amagi meza atari ibituburano nk'uko tubyita mu rurimi rw'ikinyarwanda. Rero nk'uko mubibona ahangaha zari zikiri imishwi. Aha rero murabona ko zarakuze zitangiye kugenda zikura, nk'uko muri kubibona zifite ubuzima bwiza, zimeze neza. Mu by'ukuri murabibona ko ari inkoko zisa neza, murabibona zirashimishije cyane rwose. Izi ngizi murabona ko zirasa neza, zirishimye. Rero ntabwo ari ibintu bikomeye mu by'ukuri, nk'uko nabibabwiye, ntabwo bisaba ibintu byinshi. Ushobora kuzorora zikiri imishwi y'umunsi umwe, cyangwa se ukazigura zarakuze zifite nk'ukwezi,
kuko buriya kuzitunga zikiri imishwi y'umunsi umwe zirarushya, ariko hari abantu cyangwa se hari abantu bafite amakampani agenda azigurisha zimaze gukora icyo bita kuzidemara cyangwa se icyo bita burudingi. Murabona ko izi ngizi njye naziguze zifite ukwezi nk'uko nabibabwiye, ushobora gutera amahitamo yawe ko ntago nari nasobanukirwa cyangwa se ntakora ubushakashatsi ku bijyanye no kuzidemara. Niyo mpamvu rero nahisemo gukoresha cyangwa se kugura izifite ukwezi kugira ngo mbanze menye ngo inkoko irya ite, iryama ite, igenda ite, irwara ite. Ibyo byose nabimenye ari uko natangiye kuzigura cyangwa se natangiye kuzorora. Rero bigusaba kugira ngo ubanze wige umenye icyo ugiye gukora icyo ari cyo, kandi ugahera kuri bike kugira ngo nutangira gukora byinshi uzamenye uko uzabifata cyangwa se uko uzabikomeza. Aha rero wigira kuri bike ugakomereza kuri byinshi, kuko ubashije korora 50 nta kabuza na 200 na 300 wabasha kuzorora, kuko wamaze kumenya byinshi cyangwa se wakoze ubushakashatsi bwinshi kuri za zindi nkeya. Rero murabibona ko zarakuze zirasa neza, hari byinshi nazigiyeho kandi nzakomeza kugenda basangiza, kandi nanjye bizamfasha kugira ngo mbashe gukomeza kugira nyinshi zitandukanye, zaba iz'inyama, zaba iz'amagi, ndetse n'ubwoko bw'izina uko nabibabwiye bwa saso. Rero ndagusaba gukomeza kunkurikirana, niba utarakora subscribe uyikore kandi like, kugira ngo tuzajye dufatanya mu kumenya byinshi ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Rero ndabashimiye mwese ababashije gukurikirana iyi video. Hari ikibazo cyangwa se icyifuzo washyira muri comment kugira ngo tuzabashe kuba aborozi b'umwuga, dore ko mu by'ukuri bigaragara ko ku masoko inkoko zabaye nkeya, zirahenze, ariko tubashije kubishyiramo imbaraga twakwirinda bimwe byo gutumiza hanze, ahubwo tukajya twohereza hanze. Dufatanyije rero nk'abanyarwanda natwe twaba aborozi kandi tukamenya byinshi ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Kurebye usanga mu bihugu bidukikije nka za Uganda, za Kenya, usanga aribo bantu bamaze gusobanukirwa ubworozi bw'inkoko. Natwe rero twakora kandi tukabigeraho tukiteza imbere muri uyu mushinga wo korora inkoko. Ndagushimiye rero wowe wabashije gukurikirana cyangwa se kuntega amatwi. Urakarama, Imana iguhe umugisha. Bye. Tuzasubire kuri video y'ubutaha. Murakoze.